noneho twebwe mwabantu mwabasore mwe n'abagabo n'abagore n'inkumi twebwe urukundo twebwe dufite tuba dufite design twebwe dufite mu mutima tuba dufite ibyo twifuza sibyo badutereye turi ku mucanga baduhetse sibyo ariko kutubwira amagambo meza aho ngaho ibyo iyo tubibuze niho duheraho dukomereka nkurikije amazina y'imirimo dukora mu buzima busanzwe nibyo abantu batuziho yaba nk'ayishoka benshi mu badukurikira mu batwumva abubatse n'abatubatse bafite imitima y'ibimene umuntu yakora iki kugira ngo yirinde gukomerekera mu rukundo ku rukundo rwitwa irosi ni iki irosi ni ikigirwamana cy'abagira iki umukobwa w'inkumi yego ufite mu nda zeru uteye nk'igisabo ushinguye w'inzobe w'igikara ufite ishinya y'umukara sibyo kujya mbona nandeba cyane ngakunda kunzegera kandi ibyo ngibyo n'ubundi ibisanzwe uko asekera Kalisa niko asekera Justin uko asekera na Musoni akaza akagufata ku rutugu ukafata ku rutugu abandi ugataho mu ntekerezo ngo yamfashe ku rutugu ukabanza ukishyira mu mwanya kumbe undi niyo miterere y'isi nta n'agatekerezo mu bantu yanakunda we ntunarimo ugatangira kwisetinga rero ukisetinga ukishyira ahantu yarangiza akazitonda akahaguhanuza kugufuha ikintu uzakunda ukumva nta wundi muntu wagikoraho nta wundi muntu wamuvugisha nta wundi muntu wamwegera nta wundi muntu wamuhamagara uzamenye ngo urwo rukundo ufite ruzagukomeretsa muri wowe uba wumva umukunze pe ukabona ni nawe yagenewe wenyine yego wumva umukunze ukabona ni nawe yagenewe wenyine ku buryo bataguhitishamo ngo bamuhe undi muntu ngo wumve wabyemera ni urukundo umuntu atagira umuntu ntagarugira uko turemye umuntu ntagarugira urukundo rwo kuzakunda ukabana n'umuntu neza ntukomereke umuntu twebwe ntarwo tugira turabasuhuje kandi tubahaye ikaze inshuti mudukurikiye twizeye ko muri atandukanye mukomeje kugubwa neza nkuko mumaje kubimenyera tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye uyu munsi rero icyo tugiye kubagezaho nkuko mumureba aho twicaye twagerageje gusanisha ibyo tugiye kuvuga ndetse naho twicaye nizere rero ko nubwo tutari twabwira icyo tugiye kuganiraho ariko mwamaje kukibwira ariko tugiye n'undi kukibabwira rero njyewe muri kureba kuri kamera ndetse na mugenzi wanjye njyewe nitwa Byiringiro Fabrice ariko ndi kumwe n'umutumirwa akaba n'umushyitsi musangwa reka tumusabe abibwire hanyuma tubone gukomeza n'ikiganiro cyacu nibyo murakoze cyane abanyamuryango inshuti abadukurikiye abamenyereye yuko tuganira kuri byinshi ntibizabacange nzajya nakira abantu ubundi banyakire namwe tuzabakira ahangaha turisanga yego ubwo rero urakoze kutwakira abatubonye bwa mbere abatwibagiwe abatatuzi nitwa Mwumvirangoma Jean Claude murakoze yego uraza kwibwira abantu mu buryo burambuye butari kubabwira amazina gusa bitewe n'ibyo tugiye kuganiraho se Mwumvirangoma Jean Claude ni muntu ki arubatse n'ibindi bikwerekeyeho bike abantu basanzwe bagukurikira yaba kuri yicano ndetse n'ahandi bakaba basanzwe bakuzi ariko bafite icyo bashaka kukumenyaho wabibwira yego murakoze nibyo ugushimye yuko mbibwira hari ibyo ndi bwibandeho kuko nkurikije amazina y'imirimo dukora mu buzima busanzwe nibyo abantu batuziho yaba nk'ayishoka ni menshi kuko tuzagenda tubihuriramo muzagenda mubimenya hirya no hino hari igihe muzambona ndi guteka hari igihe muzambona ndimo gukanika ntabwo ndi bujye muri ibyo ariko byinshi munateka kanakanika ni ibintu bitandukanye muzagenda mubibona bitewe nuko tuzajya tuganira nkurikije n'ukuntu
biteguye nyine nuko barimo kutureba aho turi uko hameze. Presentation ndi butange irasa n'ibyo tugiye kuganira. Yego. Nitwa Mwumvirangoma Jean Claude. Ndi umupapa ufite umudamu n'abana babiri. Ndumva nubwo ntafite experience nini muri famille, ariko nta nubwo ari ntoya cyane. Rero murakoze cyane, ndumva ibyibanze wenda nari kuvugaho biri buze no kudufasha muri kino kiganiro tugiye kuganira. Ni ibyo ngibyo, murakoze cyane. Mwamwumvishe rero ni umugabo ufite abana babiri. Hanyuma rero uyu munsi turakomeza kimwe mu biganiro twaratangiye by'uruhererekane. Ariko nawe uri umusore. Ngenda cyari umusore. Yego. Uyu munsi rero naje gufata inama. Ndetse n'abadukurikiye nizere ko nabo bagiye gufata inama. Ngo urabibona mfite agakayi n'agakaramu ndaza kwandika, ariko na nyuma y'ikiganiro ndaza kugushaka kugira ngo ngire zimwe mu nama mfata. Nta kibazo. Nizere ko mwiteguye kuziduha, kandi kuba mwageze hano ni ikizere gikomeye ko izo nama turi buzibone n'impanuro. Kungurana ubumenyi basanzwe babizi hano iwacu, rwose nta kibazo. Murakoze cyane. Rero uko mwumvishe mwene data amaje kutwibwira, nayo ntangiye mbibabwira yuko dufite ibiganiro by'uruhererekane byagiye bibanza kuba batarabirebye, twakwifuza ko baza kubireba. Dufite igice cyitwa Christian Romance, turaza gukomereza rero muri icyo gice n'ubundi twibanda cyane. Ese uyu munsi turaza kuganira ese ni iki umuntu yakora kugira ngo yirinde gukomerekera mu rukundo. Ni iki umuntu yakora kugira ngo yirinde gukomerekera mu rukundo? Icyo kiganiro twifuza kuza kuganiraho, niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho mu kiganiro cyacu. Reka tunabasabe, ese ubundi mbere ko tugera no gukomerekera mu rukundo, nuko abantu barukomerekeramo n'abarujyamo n'ibindi byinshi bisa nk'ibyo turi buvugeho, ubundi urukundo ni iki kandi bakunda bati? Urakoze cyane. Ni insanganyamatsiko iremereye. Yego. Kuko benshi mu badukurikirana wenda baraza kwihangana ku mvugo zimwe turi buze gukoresha. Benshi mu badukurikira, mu batwumva, abubatse n'abatubatse, bafite imitima y'ibimene. Bafite umutima y'ibimene bivuze iki? Bafite imitima yamaze gukomereka deja. Ariko hari uburyo bwo kuyisana. Ariko n'impamvu tuganira ibi ngibi no kugira ngo abatari bakomereka birinde gukomerekera hehe? Mu rukundo. Ibyo ngibyo rero ni byiza, kandi insanganyamatsiko iraremereye cyane. Kwirinda, umuntu yakora iki kugira ngo yirinde gukomerekera mu rukundo? Yego, ariko turi kwibaza ngo urukundo ni iki, bakunda bati? Nicyo tugiye guheraho mbere ko tuza kugera ku gukomerekera. Murakoze. N'impamvu abantu benshi bakomeretse nuko ubundi nta nubwo bamenye urukundo icyo ari cyo. Yego. Niyo mpamvu n'umunyarwanda yavuze ngo intamenyirira ku muziro. Baririye ku muziro nyine bibakoraho, bibagwa nabi kubera kutamenya. Niyo mpamvu rero tuba tugira ngo dusangire ubumenyi, tugende tumenya ibintu byinshi bitandukanye. Ubundi mu ncamake, mu mvugo yahoranyije, urukundo ni impano y'Imana. Yego. Bakunda bate? Urakoze cyane. Bakunda bate? Bwa mbere abantu banze bumve yuko urukundo ari impano y'Imana. Yego. Urukundo twebwe tuvuga urukundo rw'impano y'Imana. Yego. Ariko hari n'andi moko y'urukundo. Ariyo nshaka kuza kuvugaho gatoya kugira ngo abantu bayamenye. Hanyuma nyuma yo kuyamenya, nuzajya wumva ukunze, ujye utandukanya, ujye umenya ngo urukundo nkunze ruri mu buhe bwoko bw'urukundo, ubisobanukirwe bwoko ki. Ubusanzwe hari amoko agera muri 7 y'urukundo. Yose? 7 yose. Yatubwire. 7 yose. Turaza kuyavuga, wenda namwe kuba ari ugusangira ubumenyi. Namwe mushobora kuba muza yandi, hari abari bazi atageze kuri ayo, hari n'abazi arenze kuri ayo ngayo. Hari n'abatazi bari wenda na rumwe. Yego. Batwandikire muri commentaire batubwire icyo twaba twibagiwe kugira ngo dufatanye gusangira ubumenyi. Ngaho wenda turaza kuyavugaho gakeya, ariko rero kambanze nyabatondekere. Hari urukundo rwitwa Eros. Eros. Hari urukundo rwitwa
filia yego. hari urukundo rwitwa storage, hari urukundo rwitwa ladus, hari urukundo rwitwa pragma, hari urukundo rwitwa namia, hari urukundo rwitwa agape. Ngayo amoko 7 y'urukundo. Yego. Kugira ngo nze gusobanura ngo bakunda bate, ndaza kunyura muri make ano moko 7 y'urukundo. Yego. Kugira ngo noneho umuntu twibande kuri rwa rundi rwacu dushaka. Ubwo muri izo 7 turaza gukuramo rumwe rwacu. Harimo bonyine turi buza kuvugaho, izindi tuzazivugaho ikindi gihe, izindi tuzazivugaho ikindi gihe. Sibyo? Yego. Ndahera ku rukundo rwitwa Eros ni iki? Eros ni ikigirwamana cy'Abagiriki. Kigabura gite n'urukundo? Ni ikigirwamana bitiriye urukundo. Uru rukundo hanini ni urukundo rwifite mirari. Ari narwo rukundo rwuzuye hano hanze. Ni urukundo rwifite mirari. Uru rukundo ruhera cyane cyane kwirari nkuko mbivuze. Yego. Akenshi uzanumva n'abajya batanga condition cyangwa se ibisabwa kugira ngo bakundane nabo bashaka gukunda, bajya babikora ariko bashingiye kwirari. Umusore ubyibushye ufite mu gituza hanini, wateruye, sibyo? Muremure, yego, uri hejuru ya 1.75 cyangwa 1.80, umukobwa w'inkumi, yego, ufite mu nda zeru, uteye nk'igisabo, ushinguye, w'inzobe, w'igikara, ufite ishinya y'umukara, sibyo? Ni byinshi. Okay, nawe nyine urimo guseka kuko urabizi nawe. Izo condition urabizi ko muzigira. Yego. Umuntu wese ujya wiyumvamo ibyo byiyumviro, deja abagiye kubaka ku musenyi. Iyo agiye gushingira kuri ibyo ngibyo, arimo kureba bigaragara, birimo kumwattractinga, birimo kumukurura. Yego. Sibyo? Birimo kumukurura, abona kunze mu nda hatoya, abona kunze kuri iyo mukobwa ateye neza, abona kunze iriya nzobe, abona kunze iriya shinya, abagiye kugira urukundo rutari rwo. Nubwo atari byo kwirengagizwa 100%, yego, ariko urukundo urukundo ruba rumujemo ni Eros, ni urukundo rw'irari. Yego. Ni urukundo rw'irari. Ubwo urukundo rw'irari kugira ngo tuze kubyumvikana neza, mu rukundo rudafite ikindi kintu rushingiyeho, ahubwo rushingiye ku miterere y'inyuma igaragara ariko irari. Yego. Ndumva bicishijeho gusa abazanarushaho kubyiga, abasobanurira urukundo ngo ni romantic attraction. Yego. Urumva mujya mubona n'amajaride bita ma romantic garden, sibyo? Ni ibintu biri romantic attraction, ni ibintu bigukurura ariko bitewe n'ibyo ureba. Bitewe n'ibyo ureba. Ubwo ngubwo rero Eros ndumva ngubwo atari rwo dushingiraho. Urundi rukundo ni urukundo rwitwa filia. Ni urukundo rusanzwe. Abenshi bakunda kurwita mutual love. Urukundo ruri mituwele abasanzwe bayizi, sibyo? Kuko abantu baranayitanga, ni nziza, ifasha umuntu mu bwisungane mu kwivuza, sibyo? Ubwisungane bw'urukundo. Rero ni urukundo rw'amagirirane. Ni urukundo rwo kwisungana, umuntu ukamukunda ariko hari support ubona uzamukuraho. Ni filia, wumva wazamufasha. Reka nkukunde kubera yuko ejo n'ubu ufite akazi uzaza gukora iwawe yihera amafaranga. Ejo ni nkukenera kuza kumfasha uturimo uzaza. Yego. Nkaza ari icyo kintu kiri aho ngaho. Hari abarugira rero bakagira urukundo, umuntu agakunda umuntu ariko arimo kubona turiya famille yabo iranakize, ntago tuzaribwa n'inzara. Abana bacu baziga ahantu heza, sibyo? Ubwo ni attention, sibyo? Yego. Ubwo urukundo abafite ni filia. Yego. Ni urukundo rw'amagirirane, atari urukundo rwa nyarwo rujya
rutuma umuntu adakomereka. Ariko muri izi nkuru kugira ngo tujye tuziviraho wenda rimwe tutari buze kuza kongera tugenda tuzigarukaho, ni umurongo umwe muri Bibiliya wabivuze uvuga ko ineza y'umuntu ari imutera gukundwa. Hari n'andi magambo menshi mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi agaragaza neza ko umuntu akundirwa icyo amaze. Mu by'ukuri ngiye nkukunze nkushakaho icyo kuko ariko kamaro ufite. Urwo rukundo rwo n'icyaha kurugira. Ntabwo sengeho wenda byinshi nibyo. Ntabwo ari icyaha kurugira. Ariko ko mukundiye icyo mariye. Yego. Cyangwa mukundiye icyo nkushakaho. Ariko Bibiliya ivuga kiriya kintu. Ntabwo yabwiraga bazakunda, yabwiraga bifuza gukundwa. Yego. Wowe niba wifuza gukundwa gira neza. Gira neza. Gira neza. Iyo neza ugize izagutera kugira gute gukundwa. Ntabwo bavuze ngo reba abafite ineza uzabakunde. No. Abantu babyumve neza. Niyo mpamvu abantu bagenda bumva imirongo imwe bakayumvira muri mu cyerekezo kitari cyo, direction itari yo. Ariko ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Ineza yande y'umuntu niyo imutera kugira gute gukundwa. None se baranditse ngo ineza y'abantu niyo ibatera yuko mubakunda. Ariko nabyumvise none nabyumvise. Ineza yawe wowe uzakora ntabwo uzareba bakoze ngo bakunde. Nta nubwo uzababwira ngo nta nubwo wowe nugira ineza uzabwira ngo umuntu kubwiwe neza bizikora. Okay. Wakomeza. Ubwo ngubwo rero urwo n'urukundo. Ubwo nagira ngo abadukurikira atagira uza kwibeshya avuga ati ngiye nkunda umuntu kandi hari n'inyandiko zibigaragaza. Ubwo mve ko ugomba gukora ineza gusa bakagukunda, ntuzabisaba ngo bagukunde ahubwo byo bizikora. Urumva dushoje ebyiri kutugeza ku gatatu. Rwa gatatu ni storage, ni familiar love. Yego. Ni urukundo ruri nicyo bita conditional love. Yego. Conditional love ni urukundo rw'ibyo ugomba kuzuza. Ni urukundo mbese ni ibintu utegetswe. Ni ibintu utegetswe. Yego. Ni urukundo ruba mu muryango, ni urukundo ruba mu bavandimwe, ni urukundo ruba mu baturanyi. Ibyo ni ibintu uba ugomba gukora. Yego. Urukundo umubyeyi akunda umwana. Urukundo umubyeyi akunda bo mu muryango we. Urwo ngurwo nirwo bita storage love. Yego. Which is familiar love. Urwo ngurwo rero narwo rurumvikana, ariko ntago ari rwo turimo kuganira aha. Ubwo turaganira ntago turarugeraho. Turacyakomeje. Ubwo dushoje urwa gatatu kuba ari kubara. Urwa kane dukurikiye mwibuke ko tugeze dushoje urwa gatatu tugeze ku rwa kane. Ladies love. Koru rumeze niba ari ladies niba ari rudas nshobora kuba ntasomye neza ariko wabisomye. Reka twibwire ladies love wabisomye. Ni urukundo rukunda kubaho n'abantu bitewe n'ukuntu abantu basabana, abantu mukorana uko basabana, umuntu utera brage. Hari umuntu baba bakunda kubera ko akunda gutera brage ku kazi, tugambo twinshi usanga abantu wese areba ko uri talkative. Hari n'abantu baba bari quiet. Hari n'abantu baba bari quiet. Kugira ngo murwumve, hari abantu iyo bapanze gahunda yo gusohoka bakajya kwishimisha. Hari umuntu baba bavuga bati ngo ntago agomba kubura. Kubiya buri ibintu byose bakabisubira. Bakavuga bati umva ubwo tuzamuhamagara baturi hehe nubura natwe gahunda turayisubika. Bitewe n'umunwa we n'utugambo twe, amabraga agira ukuntu yitwara agakundirwa icyo ngicyo. Yego. Ibyo ngibyo nabyo ntago bigomba gushingirwaho cyane mu rukundo turi buze kuganira, sibyo? Noneho urwo narwo n'urukundo bitewe n'ukuntu umuntu yitwara, ukuntu akunda kugukinisha se, akunda kuganiriza n'abantu, ukuntu mwifatanaho. Abongereza barwise playful love. Mbese ni urukundo rw'abantu bagira imigaryo, bakunda ibya bindi bavuga kuvuga ngo no guterana ububyara kuntu ibintu nk'ibyo ngibyo, mbese ibintu by'amabrage biri aho ngaho gusetsa kugira gute umuntu kumvura mukunze, ariko nta kindi cyera kirabura. Hari igihe rero umusore cyangwa inkumi yibera umuntu usabana, yarangiza rero kazajya asabana kuri bose. Urumva ni impano ye, ni impano.
akazagera akunda kukuganiriza rero agakunda kukuganiriza akunda kwitaho tera story mbese waba uri wenyine wigunza akagusanga akakuganiriza ntugire irungu kubiga gukura muri ya mood urimo warangiza nawe kubwo kutabimenya ati nyamara uriya muntu yazacamo warangiza nawe bitewe nawe ya miterere yifitiye ukuntu asabana n'abantu warangiza ugatangira kugira inzozi zikujemo kujya mbona nandeba cyane ngakunda kunzegera kandi ibyo ngibyo n'ubundi ibisanzwe uko asekera Kalisa niko asekera Justin niko asekera na Musoni akaza akagufata ku rutugu ukafata ku rutugu abandi ugataho mu ntekerezo ngo yamfashe ku rutugu ngo yanamfashe ku rutugu kugenda abasore mujya mutugira ukuntu muganira ku bandi kuri sexe opposé naje gusanga n'abakobwa ari uko n'abakobwa nuko wagenda ufite uwo mu muganira utuntu twihariye wagera ngo urabizi ku munsi yansuhuje ngo yampobereye ngo mfata ku rutugu ngo twaganirire ngo kandi ngiyo twaganiraga cyane ngo ningiye akunda gukoraho ndabona urimo kubibona warangiza ukishyira muri mudu ngo nzamubwira ukishyira mu byicaro ukabanza ukishyira mu mwanya kumbe undi niyo miterere y'isi nta n'agatekerezo mu bantu yanakunda we ntunarimo ugatangira kwisetinga rero ukisetinga ukishyira ahantu yarangiza akazitonda akahaguhanuza icyo bita indobo nziza ukayigukubita warangiza ugasanga urwaye igihumuro ndobo turaza kuyigarukaho bakagira gukoresha amagambo abantu bumva ntabwo ari indobo iyi ngiyi ivoma amazi ariko abo tuganira barabyumva nizere ko mwabyumvishije ubwo ngubwo rero ni aba bantu bafite uru rukundo ruri playful urukundo rwo kwisanzuraho urukundo rw'imikino urukundo rwitwa Radda's Love uzi yuko utaranakomeza hari n'abanyeshuri usanga mu ishuri bakunda kubera ko baderanja cyane mwarimu akinjira icyo ni ukuderanja ibindi ntumugore ntumubaze iby'amasomo ugasanga yaba wundi ukunda kwiga nawe wundi udakunda kwiga nawe wundi uderanja mugenzi we ariko ugasanga bose bafite ukuntu bamukunda cyane kubera iyo miterere ndumva mbisobanukiwe ubwo dusoje urwa kane noneho urwa gatanu ni urwo bita pragma urwo rumeze ruti ni urukundo rushingiye ku bwumvikane burambye ni urukundo rushingiye ku bwumvikane burambye urumva nta mupaka rufite rwo nta gihe runaka ni ukuvuga uru rukundo ni urukundo abantu babyumvikanaho bitewe n'ibyo bahuriyeho sibyo uru rukundo abantu banabyumve ni rwo rukundo rw'amasezerano yatumaga abakera banywana ko kundi ngo umuntu yikebaga nicyo abantu babyibuke bitaga guhana igihango bati tugiye guhana igihango iki gihango nutatira igihango kizakumena inda indahiro batangaga n'indahiro baranywanaga baramurasagaga n'undi bakamurasaga bakavanga amaraso yego nicyo bita pragma love ni urukundo rushingiye ku bwumvikane burambye yego kavuga ati sinzaguhemukira nawe ntuzamuhemukire sinzakwima nawe ntuzanyime sinzakugambanira nawe ntuzangambanire urwo rukundo narwo ni urukundo rushingiye ku masezerano abantu bagirana mu buryo bugize gute burambye rujya rubamo intandaro yo gukomereka kw'abantu k'imitima gute ugasanga ababyeyi bawe bagiranye n'amasezerano arambye n'abiwanyu yego ababyeyi banjye ababyeyi bacu reka bari ko bagiranye yego ababyeyi bacu tudahari bagiranye amasezerano arambye bavuga ko batazahemukirana bazashyingirana barahira yuko bazashyingirana umwe napfunda azarerera undi yego ayo masezerano barayagirana then bamaze kubyara abana babo bavuka batandukanye
nta masezerano bayagiranye badahari, nta nubwo tuyazi, nta nubwo bayazi, tuzi ngo byanagenze bite. barangije rero baravuga bati rero uriya mukobwa wanjye muhaye umuhungu wawe nk'uko twabisezeranye. Umuhungu ntabwo bimurimo, umukobwa nawe ntabwo bigize gute bimurimo n'agatekerezo. Ibi bintu ngewe mvuga ndabizi, hari abo twabanye mu muco wabo birimo, nta mwana wirambagiriza. Ababyeyi nibo bagenda bakumvikana bakabaza bakamuzanira umugore. Bahuye n'ibibazo ariko n'abantu twakoranye n'abanyamahanga b'Abahinde, ababaye muri ibyo bihugu barabizi. Rero umwana yari yaravutse ku mubyeyi wanywanye n'undi, ubwo yari yaravutse ku mubyeyi bashingiye gutyo. Okay. Uwo mubyeyi rero kubwo kwanga kubabaza ababyeyi be yakiriye icyifuzo cy'ababyeyi asanga umugore ariko bamuhaye akatahakunze. Ariko kuko nawe yari yifashije, yarakoze afite ubushobozi, arangije nyuma aravuga ati papa yampitiyemo nanjye ngomba kwihitiramo, ndamubona. Arangije aragenda arareba mu byifuzo bye nk'uko umutima we ushaka, unyuze umutima we aramushaka abo wa kabiri. Ikibazo kiba kiravutse. Umutima wa wundi wa mbere birumvikana ntabwo wakomeje kuba mwiza, warakomeretse kubona bamuharitse bamushakiye undi mugore wa kabiri. Umutima wahise ukomereka bitewe naya pragma love ababyeyi babo bagiranye bo batabigizemo iki uruhare. Bene runo rukundo rero narwo rubaho, n'abantu barugirana wa hagati yabo, ariko bakirinda yuko bazaruzanamo undi muntu, ariko nkatwe nko mu Rwanda mbona n'ubundi byaranacitse. Twebwe dufite amahirwe ko byaracitse, ariko si rwose. Buriya si ariko si rwose. Tekereza ko abantu bagiranaga amasezerano ari benshi, ubu byararangiye. Byaracitse ariko si rwose. Wenda hari igihe bashobora kukubwira sometime nawe urabizi yuko hari aho bigera umwana ageze igihe cyo gushaka, yego, yabwira ababyeyi bati rero mfite umusore nakunze cyangwa mfite inkumi nakunze nshaka kubana nayo. Yarangiza umubyeyi akamubaza ngo uwo ni uwo kwande, akora iki? Before amubaza ngo akora iki, akamubaza ngo ni uwo kwande. Umve ko nayivuze, katwivugire no kwande. Icyo ababyeyi baba bagira ngo yumve uwo muryango akomokamo, niba hari ubushuti n'isano n'ibindi, ariko urumva yuko si rwose. Niyo mpamvu mvuze ngo si rwose, ntabwo ari cyane ariko hari aho bikiri. Yego, niyo mpamvu rero n'izindi nkundo ndumva narwo abantu barushijeho kurusobanukirwa. Nizere ko abantu twese turi kujyana. Hari urundi rukundo rwitwa Namia. Yego, ni urukundo rurimo gufuha cyane. Namia love ni urukundo uzagira umuntu wese uzakunda ukumva umufitiye ifuhe ryinshi, uzaba ufite Namia love. Si rujya ruba rwiza, rushingiye kugufuha ikintu uzakunda ukumva nta wundi muntu wagikoraho, nta wundi muntu wamuvugisha, nta wundi muntu wamwegera, nta wundi muntu wamuhamagara. Uzamenye ngo urwo rukundo ufite ruzagukomeretsa. N'uwanjye gusa n'abacu gusa, ntahandi ntibibaho. Mwisi ntibibaho. Nta kuntu wagira umuntu wawe wifunga ngo wawe mukipinge Samuel. Ntibibaho. Azajya guhaha, azagira abantu bamucuruza bamuha ibintu byiza, abantu azabakunda. Hari umusabano bazagirana, azaba mu kazi, azakorana n'abandi. Kugira ngo akorane n'abandi bagomba kugira ubwumvikane, bagasabana. Bazajya baterana amabrage, yego, bazajya bamuhamagara, bazagira ibirori akenere kubitaha. Ubwo wowe ntabwo ukeneye yuko yajya mu birori by'abandi, ugomba kuguma mu nzu ntagende. Kandi ahangaha hari n'abantu abo turimo kuganira nabo bose ntagaruka ari abakristo. Kandi muzi yuko mu bantu batari abakristo hari n'abakristo bafite iyo myizerere, basohotse
kugira ngo ibirori bibe byuzuye bashyiramo umuziki bakabyina. Yego. Bamuhagurutsa rero ngo babyinane. Icyo gihe ibirori mwatashye ako kanya bigahita bihinduka, bigahita bihindurwa isura. Yewe we bamufata akaboko kumva bakoze mu bwonko, uriya muntu muvugana sasa mwataha aho kugira ngo ibirori bibyara umunezero muvuga ukuntu byagenze neza, ubundi intambara igahita igira gute kagahita itazi. Wano ukuntu wamurebaga ariko ubundi uriya muntu bitewe ubundi ni gusa intambara ikarota, nta kindi kintu kibyihishemo, nta kindi kintu kibyihishemo. Ndababona intambara ikarota. Hari abagabo bahagaritse abagore babo abo bati nta kazi uzigera ukora, uzajya uguma ahangaha, nzajya ngenda nyakorere nyazane, icyo uzajya ukenera cyose ujye ukimbaza. Bityo ugasanga hajemo gukomereka. Ariko nk'uko n'ubundi turi kugenda tuganira kugira ngo ingingo tujye tuziviraho rimwe, dusobanukirweho rimwe. Ariko ndatekereza ko n'abantu badukurikiye urukundo turi buganireho barumenye. Ubuse ruracyarubwirura wakurikiye neza, ariko hari imvugo kivuga ngo kunda ugomba kumufuhira, kunda uragifuhira. Umuntu yabitandukanya ate ko afite ko muri we ifite atifite mu rukundo, ahubwo yifitemo gufuha gukabije. Niba nabyita gufuha gukabije, ubwo ratubwa niba no gufuha byemewe. Ubona dutandukanyiriza. Ndabibatandukanyiriza. Ku muntu muzima ntago kabura. Kagomba kuzamo akantu. Kagomba kuzamo ariko kari ku rugero rwiza. Urugero rwiza ubwo ni uruheze. Urugero rwiza nuko ko ari ushobora gusanga wowe urwo wita urugero rwiza, wenda ari rutoya ku rwanjye, cyangwa urwo wita njye urwo ni urugero rwiza, wenda ari ruri too much kuri wowe, ari rwo ruri hejuru. Iyo turimo kwiga rero wenda abantu bazarushaho kugenda banabyiga, ariko ku rugero rwiza ni ibintu bikubamo ariko ntibigire uburemere, hari ibintu ubonye hanze, mbese nturugire ibyo bisenya hanze. Ibyo bisenya. Yego, muri wowe uba wumva umukunze pe, ukabona ni nawe yagenewe wenyine. Yego. Wumva umukunze ukabona ni nawe yagenewe wenyine, ku buryo bataguhitishamo ngo bamuhe undi muntu ngo wumve wabyemera, cyangwa umve bya binyuze umutima wawe, umve bya binyuze umutima wawe, kumva ntiwabyemera pe. Icyo ngicyo kikaba kigomba kuba gahari, iryo fuhe rikaba ririmo. Ariko ibindi bisanzwe kubona asabanye n'undi muntu amufashe ku rutugu, sibyo? Nubwo atari byo, abantu bose navuze ngo ntago ari abakristo, ahura n'umuntu ayo mahame y'ubukristo utayafite, sibyo? Nta n'undi mutima mubi afite, kaba turaho neza sheri. Uzi ko iyo mvugo kaza ko ari n'ubwoko bw'urukundo twabonye abantu bagenda basabanira wazahuye n'uwo. Ubwo rero uburuko inshuti yawe izajya ihura n'umuntu usabana yamukora ku rutugu ugataha umutwe wakuriye wazakomereka yanjye wakomereka. Noneho urukundo abantu bakundana bakazabana by'iteka ryose batagize icyo bapfa, ni urukundo rw'impano rwandi navuze, ni urukundo umuntu atagira. Umuntu ntagarugira uko turemye, umuntu ntagarugira. Urukundo rwo kuzakunda ukabana n'umuntu neza ntukomereke. Umuntu twebwe ntarwo tugira. Uraza kubinsobanurira neza kandi urubatse twebwe ntaraza kubitubwira. Umuntu Adamu niwe wari urufite atarakora icyaha, ariko aho yamaze gukorera icyaha byararangiye. Wenda turaza kubifatanya. Ni urukundo rwitwa agape. Yego. Abazarwiga bakarusobanura, rwitwa unconditional love. Yego. Ni urukundo mbese ni unconditional nyine, nta kintu rushingiraho, ntacyo rusaba, ntacyo ruziririza. Abazasoma Bibiliya, ni urukundo banditse ngo rwihanganira byose. Birakomeye cyane kwihanganira byose, birakomeye cyane. Ubwo byose uzi ibyo ari byo? Ntago mbizi byinshi ariko nsobanurira ni ibihe. byose ni igihe usanze n'umushuti wawe ari kuguca inyuma, ubwo byose nabyo birimo banaguciye inyuma. Buriya se
icyo rero kiba gikomeye kwihangana yanagukubise byose birimo yagusuzuguye byose birimo noneho twebwe mw'abantu mw'abasore mwe n'abagabo n'abagore n'inkumi twebwe urukundo twebwe dufite tuba dufite design twebwe dufite mu mutima tuba dufite ibyo twifuza sibyo badutera turi ku mucanga baduhetse sibyo barimo kutubwira amagambo meza aho ngaho ibyo iyo tubibuze niho duheraho dukomereka bati ntabwo ibyo tuba twarishyizemo ntabwo nari niteze ibi bintu